bayitonde tutazababwiriza kakahava. Sandrine buriya namaze nshingiye kuri Yago nasanze buri muntu wese yamumuvuga butumwa. Yego. Buri muntu wese yahanura, buri muntu wese yatanga ubuhamya bukageraho bukuru umuntu naho bumugeza. Yego. Ese burabonye ko yavuye tabagwe bamukurura ku modoka we. Iriya ni modoka bamukurura hose. Niba ari imodoka niba ari cyari bari hasi ikintu imihanda we yaje ku mapine imihanda bamukurura. Muri iyi mihanda we baje bayimukururaho. Bandimbati wareba ugasanga hari ikimana yakoze. Tujye twiga gushima. Tujye twiga kuvugisha ukuri rega. Two kujya twihimbaza ngo tugaragaze ko twatangiye tunywa isukari. Twatangiye tunywa umugani afite ahageze kure cyane tubyemere. Ariko byibuze arasubira inyuma akavuga ngo mana haraho wankuye natekereza. None ikindi cyiza akagira n'abagenda nawe yifuza gutera intambwe. Buriya nta kuntu agasengera n'abanzi ariko uriya muhungu witonde. Mfite ubwo wazasanga yatubanye Gitwaza cyangwa baminyona cyangwa n'abandi. Umuntu usengera abanzi Sandrine kugira imbaraga zo gusengera abanzi bawe ni umugisha uturuka ku Mana. Kuko benshi tugira intege nke ugahita wifunga ukikomeza ukavuga ati ahubwo ngiye guhangana nabo nabonye ubushobozi mbonye umwanya wo kubabwirira kurekara ahangaha mbonye umwanya wo guhangana nabo ariko we nta mwanya. None wari kumbwira uti muri iyi minsi ndi kubona ibintu byiza nkarira ati bindi nkumva inkuru mbi hanyuma unatubwire inkuru mbi wumvishije muri iyi minsi ndetse navuga twese twarayumvishe twihanganisha umuvandimwe avuga Sabe Murungi. Urakoze cyane. Inkuru mbi numvishe nyine no kuba ni nyinshi tugenda twumva mu matwi yacu ariko reka tuvuge kuri mugenzi wacu ku nshuti yacu ko twagiye dukorana ibiganiro nawe twagiye tubana nawe nanamushimire. Urakoze cyane urambaje ngo usenge ni wavuga ngo gasa uri umwana mwiza. Urakoze cyane Sabe uko tubanye ntari birya Sabe nubwo nta ubura abanzi buri afite abanzi be nuko nanjye mfite abanzi nkuko na Gasaro bafite ariko Sabe no muntu nziho kubintu. Nanone navuga update zari nyinshi babakobwa nanone baciye mugenzi wabo imyanya y'ibanga. Kwisugira gutya reka nkubwire mureke Imana yitwa Imana nukuri kindi tureke Imana tuyubahe. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merere mu mande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko ramwe mutwereka urukundo. Umunsi ku wundi murambabwira ko comment zanyu ari ingenzi kandi ndazisoma rwose. Wowe ufata umwanya wawe ukandika comment uri w'ingenzi kuri twe murangushimira ibihe byose. Tugarukanye n'umumama witwa Nyirasafari Chantal. Benshi mwaramukunze mukunda ibitekerezo bye. Hadaciye kabiri nta n'iminsi ibiri mba ndamugarukanye. Chantal umeze gute? Ndashima Imana. Banje gusuhuza abadukurikiye bose abadukunda abakunda ibiganiro byacu ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi bajye bakomeza baduha inama natwe tubagezeho ibyo dufite no kutubyumva. Yego. Umeze gute? Ndashima Imana. Urakomeye cyane mba numva ntacyo nyishinza nkunda kuvuga ngo n'ibyo itarakora mba numva izabikora. Namenye ko umugambi w'Imana atari uwejo. Suwejo. Suwejo. Ubu witonde njenje. Namaze kubimenya icyo cyo. Wabikuye he? N'ubundi twese yego turabizi ariko ukuntu uvuzemo ako kantu. Yago yankomye wa mugani w'agaterime k'abana. Yankomye kabisa. Aharabyumve yankomye. Iriya ndirimbo bayita Suwejo. Iriya ndirimbo nabonye yumva aramugute Sandrine ya ndirimbo nayumvishije ati nanjye mpita nibuka ibihe nigize gucamo bitoroshye kuko mitamenya ko umugambi w'Imana n'ubu umuntu abakibicamo rega Sandrine. Yego. Nuko Imana ibiduhishira buri Imana ni nziza bayitonde tutazababwiriza kakahava. Sandrine buriya namaze nshingiye kuri Yago nasanze buri muntu wese yamumuvuga butumwa.
yego buri muntu wese yahanura, buri muntu wese yatanga ubuhamya bukageraho bukura umuntu naho bumugeza. yego ese burabonye ko yavuye Tabagwe bamukurura ku modoka we iriya ni imodoka bamukurura hose niba ari imodoka niba ari icyo ariko bari hasi imihanda nyine we yaje ku mapine imihanda bamukurura muri iyi mihanda we baje bayimukururaho ariko kubera ko umugambi w'Imana atari uw'ejo bicamo neza rwose atazi ko bizakunda, atazi ko bizemera, atazi ko Imana imuha umugisha. Tabagwe urahazi? Tabagwe mu mutariyo ariko ubwo urahomva ugira ngo mumureka ashima Imana. Birakwiye gusa ikintu namukundiye nzakomeza no kumukundira, nta nubwo yago turahura ntiturakorana n'ikiganiro ariko namukunze nkunda umuntu uvuga ubuhamya ntaje kubwa abandi akajya kubyagashingira ku by'Imana ye aho yamukuye ahimugejeje. Ikindi bure hari ikintu namukundiye murenda kumera kimwe ntago ndi kukwishushanya kuko nkuri imbere ariko nkunda umuntu ufata umuntu umwe akagira hamukura akagira nahamugeza. Buriya wabonye ko inyogo yarimo n'umugore we cyane, wabonye ko yakoreshereje ubukwe wenda niba nashaka habe hari n'abandi ariko yago niwe yambukiyeho, niwe kirara, niwe mugisha we, niwe fondasiyo ye yamukoreshereje ubukwe. Inyogo yarasa neza, nje naje gusanga nta n'umuntu utaba mwiza. Mwitonde nimubona Sandrine anyitayeho n'abandi badukunda nkasa neza ntibazagira ishyari. Ubonye ukuntu umudamu w'inyogo ye asa arasa neza, no kuri iriya ndirimbo ikoze neza kandi irimo ubutumwa. Ntago nje kuyamamaza ariko umuntu ayumve ariko umuntu ayumve ririya jambo, yumve ubutumwa burimo ubutumwa. Noneho tujye tureka kugera i Kigali na za Rwamagana ngo dutangire tugaragaze ko twavuye mu bipangu, nyamara twaravuye n'inyuma ya Tabagwe aho twaturutse, duhakana aho twaturutse, duhakana amateka yacu, duhakana aho twaciye. Nyamara buriya mwana w'umuntu yakoze ikintu cyiza, Imana imuha umugisha. Hanyuma Shanta mu kanya gato nibwo wambwiye uti numva iriya ndirimbo sinamenya aho amarira yaturutse, uti yago yarandijije. Ntago nari nzi ko afite iriya mpano, ntago nari nzi ko afite ijambo rikakaye kuriya kuko ubyumbishije neza ukumva ukuntu umugambi w'Imana atari uw'ejo nibwo wabifata nyine ukabikomeza. Kandi wazaririmba mpaka agize ate asaraye azaririmba nzakuririmba mpaka nsaraye. Ni nko kuvuga ngo nzavuga iby'Imana yakoze mpaka nsaraye, nzavuga ko yankuye Tabagwe mpaka nsaraye, nzavuga ko nariye nanywe nambaye mpaka nsaraye. Ubwo se nigute utambwira ko afite umwuka w'Imana? Ati nago nigize njya mu mbari nkunde nkorere ayo madolari, akunda korera ayo madolari. Yakabaye hari abantu bagiye bamucishaho ubutumwa nko kubuducishaho, babugucishaho ngo buduhe. Yakabaye yarikubiye, ntago yakabaye yaragiye mu ruhande rw'inyogoye. Ndatangwa urugero ku nyogoye, abantu bose batangiye babona inyogoye bibuka uko bamuzi nuko bamubonaga, bibuka uyu munsi nuko ameze. Bivuge ngo yagowe akiva Tabagwe ntago yaje ngo yigira undi wundi, ahubwo yaraje amenya havuye, amenya nahajya, amenya nahageze. Yego ati umutipe wo mu cyaro uri sofani kabisa, umutipe wo mu cyaro. Wareba aho yicaranye na ba Brian bo ku mihanda y'umujyi, wareba ko yicaranye na ba Riderman b'Inyamirambo aho Bandimbati, wareba ugasanga hari Imana yakoze. Tujye twiga gushima, tujye twiga kuvugisha ukuri. Rega two kujya twihimbaza ngo tugaragaze ko twatangiye tunywa isukari, twatangiye tunywa umugati. Afite ahageze kure cyane rwose ariko byibuze arasubira inyuma akavuga ngo Mana hari aho wankuye natekereza. None ikindi cyiza akagira n'abagenda nawe yifuza gutera intambwe. Buriya nta kuntu agasengera n'abanzi ariko uriya muhungu witonde, mfite ubwo wazasanga yatubanye Gitwaza cyangwa baminyona cyangwa n'abandi. Umuntu usengera abanzi Sandrine, kugira imbaraga zo gusengera abanzi bawe ni umugisha uturuka ku Mana, kuko benshi tugira intege nke ugahita wifunga ukikomeza ukavuga ati ahubwo ngiye guhangana nabo, nabonye ubushobozi, mbonye umwanya wo kubabwirira kurekara ahangaha, mbonye umwanya wo guhangana nabo. Ariko we nta mwanya yabonye wo guhangana n'abanzi, ahubwo yarabasengeye.
ikindi namukundiye ntabwo yashyizemo abo ku mihanda bo mu mujyi ahangaha bonyine yaramanutse afata n'umukecuru n'umusaza bo mu cyaragira atya buriya nabo nizera ko nk'uko yagomaze kumubona bazamugiriraho umugisha nawe akababera umuhesha w'umugisha turiya twana yafashe two mu cyaro natwo ndizera ko buriya yasize abaguriye isabune bagakaraba kuko azi aho Imana yamukuye azi n'aho imugejeje ndetse aranatumbira yifuza ko hari n'aho izamugeza yego Imana imuhe umugisha Imana ijye iduha ubwenge bwo kugira ibihangano bifasha abanyarwanda ubu se ninjye wafashijwe njyenyine bambwire njye naricaye ndarira nawe ntabwo nari nzi ko uyu mwana w'umuhungu numvaga ari uw'imihanda none nsanze ari uwo ku gatuti ku rutambiro hariho umuntu uvuga ijambo akavuga ati uyu ni uwo ku rutambiro kabisa numvishemo ubutumwa bufatika neza ukumva ubutumwa ariko ni ukuri hari abantu benshi bambwiye bati natwe twageze muri za Amerika tugera hano tugera aha hari uburyo ki natwe twagezeyo tutazi ko Imana izadukura haba atari kiriya ndirimbo turayibonye nta n'umwe wageze Amerika ngo avuga ati reka mvuga aho Imana yankuye nibabona nsa gutya bamenye ko nanjye hari uwo twigeze gusa bose bahagarara mu cyubahiro cyaho bageze nta wadutangariza aho yamukuye kugira ngo ugire n'imbaraga yarabakanguye kuko kuri uyu munsi baravuga ngo kugira ngo niba Chantal ntariye ntanyweye ntabashije gukaraba ninumvira ndirimbo mvuge ngo umugambi w'Imana si uwejo ubu Imana yakuye tabagwe akarenga turiya turere twose akagera i Kigali akamamara kugera ha nta nyirarume azamukiyeho nta se wabo nta nyina wabo nta ari umugambi w'Imana kandi nawe akagira neza akagira abantu neza nanjye icyayi ejo nzakinywa izacamo nk'isukari nawe akayiha n'abandi akagira aho abakura akagira n'aho abageza ni ukuri kose Imana imuha umugisha kandi twigishe twese itwigishe buri muntu yitekereza igira aho imukura ntitugendere mu njyana yego kuko atari yindi yaririmbye tumanuka hasi tukazamuka hasi ahubwo twumva ijambo two kumva beat yayo twumva ijambo ririmo hako na beat ni sawa nayo ni sawa ariko ntanze urugero hari abantu twumva beat ibyo birahagije ugahita uvuga tasiki ntiwumva ubutumwa ibi nibive mu nzira ntiwumva ijambo ariko hariya harimo ijambo ucyubona ngo suweje umugambi w'Imana icyo cyonyine ugomba guhumurizwa hanyuma Chantal wari kumbwira uti yago ntiturahura gira icyo umubwira cyangwa se ijambo rimwe ndabiza zakumva uzi ikintu cyo kora numva nifuza guhura nawe nibura akigisha nk'amagambo abiri kuri Bibiliya kuko numvisha atari uw'imihanda numvishije afite ijambo tukicara akavuga amagambo abiri kuri Bibiliya icya gatatu akambwira niba iriya ndirimbo ari ibyamuturutsemo akabyiyandikira yarabivuze ariko kari yarabivuze ariko njye ntabwo arabimbwira ntabwo njye arabimbwira imbere y'abantu ngo atwibwire ati ninjye amateka yanjye yakomanze ninjye amateka yanjye atabashije guhisha ko ndi uwatabagwe ninjye amateka yanjye yemeje ko ngomba gusangiza abantu ku isi hose kuko buriya ni gake cyane uzasanga umuntu yimena inda buriya yimenye inda kandi mu kinyabupfura cyiza agira aba yomora kuko benshi umuntu ahita yumva ko nyine hari aho nawe Imana izamugeze niba uyu mutipe Imana imukuye tabagwe akaba ageze hari njyewe ni gute nzaba ndi uw'inyagasambu ntingirire neza yaramukuye tabagwe ibyo akabinyibwirira n'amaso ibyo kumbwira ngo mwabyumvishe mu ndirimbo nemera mbonye nka Toma ubwo niduhura azabidusobanurira neza yego nibyo byifuzo bya Chantal kandi nanone nkamwifuriza ko ntazahagarare ku murimo yatangiye ntanazawirate azirate data wa twese wamukuye tabagwe akaba afite aho amugejeje yatangiye kumwirata already kuko nibiriya ndirimbo yarayikoze ntabwo yarayobewe kuba yaririmba ntazirata Gasaro ntazirate Chantal azirate data wa twese wa mugani yarayobewe kuza ngo abe yaririmba indirimbo z'isi ariko kuba yakora indirimbo y'Imana nuko ari yari kwirata ntabwo yarayobewe n'umuhanzi ngaze avuge ku ndirimbo zisanzwe z'isi nabyo yabishobora ariko araza aririmbira Imana si byiza gukorera Imana ukiri muto se avuga ibigwi by'Imana dukorere ngo Imana arya mu buto bwacu mu busore bwacu dukorere Imana tugifite umwete dukorere Imana dushyizeho umwete yego shano kuri ni byiza cyane kandi burya
umugisha aracyawugendana ari nabyo tumwifurije. Umugisha turawumwifurije, azakomeza iriya mpano yo kugira abagira hakura akagira aho abageza, kuko nawe afite aho yamukuye, hari n'aho imugejeje, hari n'aho izamugeza. Tumwifuriza ko izamugeza aharenzeho. Imana iguha umugisha ku magambo meza cyane uvuze. Hanyuma Chantal, nanone wari kumbwira uti muri iyi minsi ndi kubona ibintu byiza nkarira, ati ibindi nkumva inkuru mbi. Hanyuma unatubwire inkuru mbi wumvishije muri iyi minsi, ndetse navuga twese twarayumvishe, twihanganisha umuvandimwe avuga Sabe Murungi. Urakoze cyane. Inkuru mbi numvishe nyine no kuba ni nyinshi tugenda twumva mu matwi yacu, ariko reka tuvuge kuri mugenzi wacu, ku nshuti yacu, ko twagiye dukorana ibiganiro nawe, twagiye tubana nawe. Nanamushimire, mushimire umunsi umwe yigeze kuza tujyana gusura umwana wa Kevine, nyakwigendera Kevine, ari we mudamu wa Ronje. Twagiye gusura Ronje n'umwana, agira icyo akorayo we na Brian. Imana ibaha umugisha. Icyo namubwira nta rindi jambo mfite usibye iryo kumubwira ngo nakomere, biba biri mu mugambi w'Imana. Hanyuma Imana yakire roho ya murumuna we, twese niyo nzira. Gusa ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Nta kindi rero, nihangane akomere. Isi ni danje mu minsi yashize. Wabonye ko twagiye no kujya kumutabara, imvura ikabiraguye. Ntago byari byoroshye kugenda unategatega, kuko hari umwaka Imana itaratwicira, kandi bari bagiye gushyingura Musanze. Wabonye ko byatugoye. Cyambere niba ubifite ku mutima nta kibazo Imana ibireba umutima wawe, ariko twavuga ni ibintu biba bitoroshye. Mu minsi yashize nibwo twagiye guherekeza murumuna wa Chita, nawe Chita. Hashize iminsi mike cyane. Nibyo nahoze mbwira Chita, namubwiye nti we byaratworoheye, twategaga utumoto nta n'imvura yagwaga. Ariko kwa Sabe hari abatugirayo, ariko natwe turakomeza kubasengera, kandi nawe wabibonye uko twari tugiye kujyayo bikagenda. Ariko Imana irakomeza n'abasigaye. Twese niyo nzira rega. Ntago babyoroshye. Satani ari kugenda twiba abana batoya. Numbaze rwose biteye ubwoba Chantal. Reka tuvuge ngo ni Satani, ariko nanone ni umugambi w'Imana. Iyi Imana ivuze ngo nuko bizagenda ntacyo wongeraho. Yego, ahubwo Imana ijye idushoboza kugenda dukiranutse. Imana ijye iduha umwanya wo kubasha kwikiranura nabo bitagenze neza. Ubundi cyo uramutse upfiriye mu mwami, numva ari uguhirwa, kuko ni inzira na Yesu umwana w'Imana yaciyemo. Niba Yesu umwana w'Imana yarapfuye rero, kandi Imana yari ihari yakamuzuye, natwe tugomba gupfa. Ni nayo mpamvu ubona mbivuga nseka, ejo nagenda, ejo wagenda. Ni umugambi w'Imana nyine nuko. Yego. Hanyuma ubundi Chantal, nzi ko wagiye ukorana ibiganiro na Murungi, ndetse ibiganiro byiza bikagira n'abantu bisigira ubutumwa. Ndetse nkabona n'Irwamagana mu minsi yashize cyagiye tuza gutabara Ronje. Mbona mbese n'umuntu mbona w'umwana mwiza, navuga ntago ugera ubwa mbere duhe cyo nkunganire. Nta mugabo w'umwana mwiza ubaho. Twunganirane. Mbona ari umugabo mwiza, ni kwavuga. Tuvuga umugabo mwiza. Tujye Ikinyarwanda cyacu yego kiragoye. Burya umugabo mwiza aba ari uw'umugore we. Aba ari uw'umugore we. Umugabo mwiza bivugwa kereka wenda ubikoresheje mu gihe kitari. Kuvuga ngo umwana mwiza, ushobora no kubona umuntu mukuru w'imyaka 30 uyu muntu ni umwana mwiza, kandi atari uko ari umwana. Ni Ikinyarwanda kigora. Ntacyo bitwaye ni Ikinyarwanda cyacu, ariko abadukurikiye babyumve. Sabe ni umugabo nyine, ni umuntu mukuru. Urakoze cyane urambaje ngo Usenge ni wavuga ngo gasa uri umwana mwiza. Urakoze cyane Sabe, uko tubanye ntari birya Sabe. Nubwo nta ubura abanzi, buri afite abanzi be nuko nanjye mfite abanzi, nkuko na Gasaro bafite, ariko Sabe ni umuntu nziho ku bintu bibiri. Sabe ntavugirwamo. Icyo ni cyo kimwe. Icya kabiri buri avuga amagambo make. Aho twagiye duhurira hose, aho twagiye kuba turi kumwe, ni umuntu ufite confidence, ni umuntu utavugirwamo, ni umuntu uvuga amagambo make. Rero ugomba gukora ibye ku murongo, ukunda ko mukorana ibintu ku gihe, kandi akaba n'umuntu ufasha, ukunda abantu bari mu gihe cyo kubabara. Sindanamubona mu bintu by'imyidagaduro, ariko abantu bababaye
nkunda kubona icyo kintu. Ntabwo wenda ari abantu bose, ariko yakoze akandi kantu kamwe kankora ku mutima. Twagiye gusura umwana wa nyakwigendera Kevin, hari umumama nawe wari urwaye kanseri, n'ubu aracyayirwaye, aracyarembye. Nawe nushobozwa cyane n'abandi bazashobozwa bakakunyuraho bazaze tumusure. Noneho icyo gihe uwo mama nawe yari yaje, aramubwira ati nanjye ntago nitaweho ntaki, ndetse no kugera i Butaro birangoye. Saba ahita akuramo tike, ntari buvuge umubare, ariko havuyemo tike. Uwo munsi nta muceri byari byanze, uwo munsi hari ukuntu byari bimeze, ariko aravuga ati Imana iguha umugisha kuba ubashije kongeza kuri uyu muntu. Abantu bavuga ko ari umwirasi, ari umwiyemezi ngo afite amafaranga, ari umuntu umeze utya, ariko uko bamuvuga nge sanze bitandukanye nuko mubonye. Icyo gihe rero mpita numva Sabe nongeye kumukunda, numva ankoza ahantu. Imana imuha umugisha rero kubw'umutima wo gufasha, nawe Imana ijye iba mu ruhande rwe, aho abona bidakunda nawe Imana imwoherereza ubufasha bikunda. Kandi umuvandimwe we akomeza aruhukire mu mahoro. Nicyo kintu twavuga, burya umuntu wagize ibyago biba bigoye kubona n'amagambo umubwira. Nta kintu twebwe twavuga, gukomera ntibiba binahagije bitewe n'uburibwe. Umuntu wawe ubuzi neza ko agiye utazongera kumubona vuba, uwo ubusigaranye. Hari n'igihe umubwira ati komera, akaba ari bwo byongera bikagaruka. Navuga ni ukwihangana. Twebwe imube hafi, icyo twasaba Imana imukomeze, ikomeze n'abasigaye, kandi tubonereho ku isi cyangwa mu gihugu cyacu. Hari benshi ubu ngubu bagize ibyago, turabakomeje muri rusange. Abagize ibyago bose, abo bitameze neza, abo bitakunze, batariye, batanyweye, abananiwe kwivuza no kwambara n'ibindi tutarondoye, Imana ihabe ikore mu bumana bwayo, yohereza ubutabazi. Imvura ko mbona yasaze, nuko nyine n'igihe cyayo nayo twari tuyibabaye, ariko akanyagwa. Ndabona iguye koko uyu munsi, ndabona uri burare muri Kigali tukagucumbikira. N'ubundi wasanga ntangiye kwimenyereza gutabarwa ngo Yesu ntazadusanga mu murwa se. Wasanga nyine ntangiye kwimenyereza gutabarwa nkazatura muri Kigali nanjye. Ntacyo ubaye ariko nahuje. Mba numva nanjye umugambi w'Imana atari uwejo. Shanta, hanyuma rero nanone navuga update zari nyinshi. Babakobwa nanone baciye mugenzi wabo imyanya y'ibanga. Kwisugira gutya, reka nkubwire, mureke Imana yitwa Imana. Kindi tureke Imana tuyubahe, kuko niba bagukatiye imyaka 15, yego, bakagufunga imyaka 2 ugataha, ni Imana ibikoze cyane. Ariko nanone tujye twigiraho, twigireho, tureke kwigira amagare, tureke kwigira intakoreka, kuko buriya ni Imana iba yaraciye mu muyobozi wacu ari we perezida. Imana imuha umugisha, sibyo, ikamunyuramo akareba akabona ko bari abana b'abakobwa batagomba gusazira hariya. Hari n'uwo numvishe ko umwana we agize imyaka 2. Tekereza umwana uvukiye muri gereza akagiramo imyaka 2, azavuka azakura akubwira ko abantu azi. Nk'umwana umwe yigeze kuvugana, nigeze kumuvugaho, baramubaje ngo uri wo kwande, ngo kwa Munyururu. Impamvu yavugaga kwa Munyururu nuko se yari afunze, nyina akajya amubwira ati so arafunze ni umunyururu. Akura noneho umwana azingwa ise ni Munyururu. Urumva nk'uriya mwana nawe buri muri gereza, ubu yageze hanze abonye abandi bana biramutungura. Kugira ngo amenyerane nabo, amera nka wa muntu ushobora kuba yarererwa muri pariki, yavukira muri parike, nawe ageze hanze ya parike byagorana. Dushimire ubuyobozi bwiza tugira, ariko dushima n'Imana, ariko tunigiraho. Hanyuma Shanta, abenshi nabonye batera komenti ati babakobwa rwose barekuwe vuba, ati ni gute ko umuntu ashobora gukata mugenzi w'imyanya y'ibanga byarangiza akarekurwa. Ariko navuga nzi neza ko perezida wacu ibintu byose abikorana ubushishozi. Icyambere cyo ntago barusha perezida kuturebera ibidufitiye umumaro. Uriya mubyeyi Imana imuha umugisha. Buriya ku barokore babizi badukurikiranye, buriya ngo iyo ugize inzozi wasuwe na perezida, ujye umenya ko Imana yagusuye.
muri komenti bazatubwira buriya ngo iyo urose inzozi wasuwe na perezida ujye umenya ko imana yagusuye rero n'ubundi perezida wacu abakorerwamo n'imana y'aba bayoboye mu bundi buryo rero kubera avuze ngo barekure bari abana b'abakobwa uvuga ngo barekuwe vuba nuko atararara amageragere uhana wumva ntavunika niyo wamufunga iminsi 5 yonyine yaba yamaze guhinduka ikindi nekereza baramucira iriya myanya y'ibanga wenda hari n'ibiyobyabwenge runaka bafashe cyangwa hari n'ikindi kintu kiri kubamotiva ariko ubu uyu munsi barashishoje imyaka 2 ni myinshi muri gereza cyane ko tureke n'imyaka 2 n'iminsi 3 muri gereza cyane ko amakuru yavugwaga ari uko bari bamaze gusangira wa mugani wasanga hari izindi mbaraga zabibateraga ubu rero baricaye bitekerezaho ntago perezida wacu wafashe kiriya cyemezo yigeze yibeshya abo babivuga ni amarangamutima yabo ni rwa rwango rw'abantu ahubwo nibareke duhinduke twige gukundana dukunde bagenzi bacu imyaka 2 ni myinshi muri gereza uhana wumva ntavunika ari uwiga bayize yumvishije cyane yego ariko ntago byoroshye nanone wa mugani kuba uzi ko kiriya kintu wagikoze warangiza ukabona imyaka 15 ivuyemo imyaka 2 ni igitangaza niyo mpamvu nakubwiye ngo tureke imana yitwa imana uriya muntu buriya azahagarara hariya abaca imanza tuzice ariko ashobora kukubwira ati ngiye nabonye imana igenda narayibonye nimbona nkubone nabonye bankatira imyaka 15 mfungwa 2 nta famiye yabigizemo uruhara nta mucamanza wamburaniye marayika wo mu ijuru imana data wa twese niyo yaciye muri perezida titaha none uwo muntu navuga imana uzamuhakanya azaba yarayibonye ayibone igenda ayibone ku manywa ayibone n'ijoro bariya abantu bakeneye kwegererwa bakaganirizwa kuko bavuye mu kindi gihugu muri gereza birane mu kindi gihugu bagarutse mu gihugu cyababyaye ari cyo cy'u Rwanda nibabegera bababa hafi babaganirize ndetse bo no kubasubiza kubabwira amateka yahise y'ibyo bakoze kandi nabo bihanire kureka oya kureka ko ndabizi leta yacu izi kwigisha irigisha nitutumva tuzaba dufite undi mudayimoni ariko kumva ko imyaka 2 barize kariya na gasomo gatoya kandi kanini kakabaye wakumvishije yakumva yego iyi mvurara hanyuma ejo bundi nibwo nabonye umushuti wabaye abapostinze hanyuma ari kuvuga ngo bahise bajya kuruhukira mu ntara ndetse benshi wenda baribaza ati ese ni gute ko bahise bafungurwa bakigira mu ntara tuzi ko baba muri Kigali ubona nini byaterwa n'iki Chantal gasa nawe ari we wahita uhunga imihanda ya Kigali yego aba bana b'abakobwa baramamaye gasa imana izaturinde kwamamara ku nkuru mbi izatwamamaze ku byiza yego baramamaye ibi binyamakuru ntimworoshye ntitworoshye twarabavuze zose ari ugukata ibitsi twarabavuze turabareba cyane ko babikoreye mugenzi wabo inshuti yabo ahubwo uriya muhungu buriya bari kumwe akitwa umuhungu cyangwa yitwa umuhungu kobwa kubera uribuka ko ari umuhungu uyu mwari uri kumwe nabo ushobora kwibaza tumupangu wabariye abakobwa wajemo umuhungu umwe gute yagiye kwihuza na bariya abakobwa bose gute ariko icyo two kugitekerezaho dushima imana ko bafunguwe ariko gasa nawe wajya ibyaro usibye n'ibyaro ubundi bafite n'ahandi hantu nko mu kindi gihugu bahita bajyayo kuko no kubona umusore uzagutereta n'ikosi unese ugukunda yakwanga gasa karame ashobora kwiyandagaza akavuga ati umuntu wakase mugenzi we njyewe ndahera he ati nanjye nzavuga ati nanjye nzasinzira gake ntazanye umucera azakuraho ishami amateka amabara agakizwa imana izayaturinde n'ukuri kose ngazakuraho ishami abadukurikiranye bazatubwira ariko bariya abana b'abakobwa imana ibakorere deliverance ibashyireho igikundiro y'ubwayo naho ubundi ye baramamaye kandi bamamara ku nkuru mbi batirengagije ko ari abana b'abakobwa batirengagije ko bazi ko mu myanya y'ibanga ari ahantu hakomeye hadapfa gukira kandi nabo bahafite rero umuntu azajya baravuga ati shitani hanyuma uyu munsi wabayikase we rero
uratekereza kamere wateyumvishije ko abantu bamukasa imyanya y'ibanga batashye uriya rero reka nkubwire natuze kandi nizere ko yabababariye niba ataranabababarira yige kubababarira kuko barabahanywe bahanirwa ikosa ryabo kandi nabo sibo bari bafite undi mwuka ubakoresha kuko uramutse nta wundi mwuka ukuri inyuma ntago watinyuka ngo ukorere ikintu mugenzi wawe nawe uzi ko ufite yego nabababarire rero kandi yumve ko byanarangiye ashima Imana ko batanamukubise icyuma ngo apfa ariko kuko niba baragiye gukata imyanya y'ibanga bakabaye baramusogose icyuma nk'abantu bari bari kumwe n'uriya mutipe bakabaye baramunize bakabaye baramunaze muri Nyabugogo ariko nashima Imana kubw'uburinzi kandi amenye ko kiriya cyari icyo kitari cya Chantal buri muntu ageragezwa ukwe buriya nawe yagombaga kwamamara ko yaciwe uwazanagirirwa impuhwe nta n'uzamwanga ariko bariya bazavuga ati nanjye ayikate imyanya y'ibanga atashwe Chantal umunsi w'ejo bundi nibwo gusa n'ikiganiro kimaze iminsi nabonye umumama umwe ukina filime witwa ndumva ari Pauline avuga kwa Shafi avuga ati bijerega arenda no kubyara arenda kwibaruka ati amakuru ndafite ngiye turabona na nyine ubona ko n'ubundi muzima basanzwe ni inshuti ye ariko wumva we ahamya ayo makuru ngo amakuru yande y'umukobwa mwiza witwa Biju wowe icyo kintu icyo kiganiro narakibonye ariko mbahoreye cyane sindahura nawe atwite gutwita ni uburenganzira bwe uriya mukobwa agira imibare ye yewe hari n'abo numvanye ariko ntiyabimbwiye ko yasohoye n'itariki y'ubukwe rero abantu bagira umugisha badafite dayimoni yo kumagirwa ari byiza hari abantu badafite dayimoni yo kumagirwa hari abantu badafite karande yo kugira guteye kubura urubyaro ubwo niba twite nyine araje abyare niba agiye gukora ubukwe araje abukore twebwe navuga nicyo kiganiro numvishije bibaye ari byo ntago twashishikariza abakobwa b'Abanyarwanda kujya batera gutyo nka Biju mugenzi wacu yego kubera ko haba hari indi mico turimo kwiga nkanjye uko mbyumva haba harimo kwiga guhemuka mu buryo butandukanye icyo gihe na RIB yazaza ikadukorera agashya icyo gihe na RIB yazaza ikadukorera agashya ikaduhana kuko twaba turimo gukoresha ubwambuzi bushukana bwitwaje urukundo nkanjye Chantal w'umuswa utazi amategeko niyo myumvire yanjye niko mbyumva hanyuma hari imvugo zateye ngo byose ni yale mbabarira udatuma uriya mugabo adufunga murabyumviye ni Gasaro bigaruye uretse gato ngo yale ngo byabereye he yego izo sipi kabera yahoze avuga ko nabibonye ku munsi w'ejo izo mvugo nanjye narabibonye rega ngo urubyiruko tugomba kuzihana igihugu cyacu ni cyiza uko dufite isuku Abanyarwanda beza bakeneye ko bagira n'imvugo igororotse ziboneye zifite ikinyarwanda cyuje apana izo z'imihanda nyine dukura imihanda ariko twonumva ari dutera imbere ariko igihe tubangamiye ubuyobozi bwacu tugomba gusaba Imana ikagorora ururimi rwacu tukazireka bikadushoboza kuzireka kuko twe twabyishoboza impamvu nyikubajije hari umuntu nabonye wa postinze atari ko se kutongeyeho se niba ubashije mugenzi wawe ngo byabereye he ni ngombwa koko mube mugiye mu mayoga ngo hahiye uriya muyobozi yanabivugana ubukana kuko Kabera we yaravuze ngo byabereye he ngo aba ari ukugira ngo muhure mube mwahurira ahantu musome icupa ariko rero ntabwo itegeko ry'u Rwanda rirasohoka ryo kubuza Abanyarwanda kuba baserebura ntekereza wenda ko ikibi kosa cyangwa icyaha ari ugukoreramo urugomo ariko itegeko ry'u Rwanda ntaryo ndumva ribuza abantu guhura bakidagadura ikibi ntekereza kibi ku itegeko ry'u Rwanda ari urugomo rwahakorewe ariko se ubwo Ikinyarwanda cyangwa se gusindira mu ruhame nacyo ni icyaha wabanye se umuntu wasinze imyenda akayikuramo hariya mu muhanda harya hehe aha hafi aha rwose hafi aha muri Nyabugogo ryari ntawe wabonye umusibejo wapi nawe yaciyeho ngo ni ukubera inzoga imyenda yayikuyemo n'abamotari yari umukobwa cyangwa umudamu fata ngo yari igitsina gore ariko utwo ni utuntu turi gutambuka ku ma WhatsApp ko narakabona kabereye he
sigaho utazatuma n'ikiganiro cyacu cyangwa yakabereye hako gasha nta gasha mbabarira cyane. Ubundi ntekereza u Rwanda rufite byinshi byo kwitaho yego kandi runitaho ndetse n'igihugu cyacu Imana ishimwe aho kigeze. Yego ibyo rero ndumva nk'uko batubwiye Abanyarwanda, niba batubwiye icyo ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda budakunze, Imana idushoboze kugendera ku mahame y'igihugu cyacu. Naho ubundi ntabwo ngiye guca imanza ngo izo mvugo kubera ko n'iz'urubyiruko. Ntekereza Gasaro ntarakumva uvuga ngo byabereye cyangwa ngo yare cyangwa ngo hahiye. Ni izindi mvugo z'urubyiruko rwacu kandi tutapfa kubwira aka kanya ngo nibareke, ariko kubera ko leta y'u Rwanda yacu itazikeneye reka tuzireke. Imana idushoboze tuzireke. Yego ngayo nguko rero imvura yasaze. Chantal uyu munsi nkaba ngiye kumucumbikira. Ni ibintu byiza cyane Chantal, rwose uhawe ikaze. Ngwino ngucumbikira. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Wakoze cyane, ndetse imvura yari nyinshi cyane. Ngira ngo nibaza kumvamo sound y'imvura ndavuga nta kundi byari kugenda nyine. Uno munsi yawihaye nyine nuko biba bimeze. Abantu badukunda barihangana kuko n'undi umuntu ugukunda ntago yakuvaho kubera impamvu y'akantu gatoya kandi nawe utiteye ubwawe. Nawe ubwawe utiteye. Rero abadukurikirana bakomeze badukurikirane, abadukunda bakomeze kudukunda kandi bakomeze kuduha inama muri komenti, badushime cyangwa batugaye. Imana ibahe umugisha. Amen. Chantal wakoze cyane. Nawe wakoze mama. Genda unywe ka kofi. Gasaro TV.